Hello everyone. Ngiriwe. Once again, God has given us this wonderful time to share the word of God with all of you. Imana igiye kuduha ibihe byiza byo gusangira ijambo ry'Imana namwe. Today we are going to share the word from the book of Matthew chapter 16. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo igice cya 16. Matthew chapter 16 from verse 5. Matayo igice cya 16 umurongo wa 5. If you found it, let me read. Mwageze reka dusome. Now, when his disciples had come to the other side, they had forgotten to take bread. Abigishwa bajya hakurya ariko bibagiwe kujyana imitsima. Then Jesus said to them, "Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees." Yesu arabwira ati mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. And they reasoned among themselves, saying, "It is because we have taken no bread." Bariburanye ubwabo bati nuko tutazanye imitsima. But Jesus, being aware of it, said to them, "O you of little faith, why do you reason among yourselves, because you have brought no bread?" Yesu arabimenya arababaza ati mwabafite kwizera guke mwe igitumye mwiburanye ubwanyu nuko mudafite imitsima. Do you not yet understand or remember the 5 loaves of the 5,000 and how many baskets you took up? Ntimurajijuka ntimwibuka ya mitsima 5 ku bantu 5,000 mujuje intonga zingahe? Nor the 7 loaves of the 4,000 and how many large baskets you took up? Cyangwa imitsima 7 ku bantu 4,000 mujuje ibitebo bingahe? How is it you do not understand that I did not speak to you concerning bread, but to beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees? Niki cyabujije kumenya yuko ntababwiye iby'imitsima keretse ko mwirinda umusimburo w'abafarisayo n'abasadukayo? Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusimburo w'imitsima ahubwo ko birinda imyigishirize y'abafarisayo n'abasadukayo. When we read Genesis chapter 3, you know that it shows us how the Adam and Eve, they forsook the word of God and listened to the word of the serpent. Iyo dusomye mu itangiriro ibice 3 tubona urya Adamu na Eva baretse ijambo ry'Imana bakemera ijambo ry'inzoka. Actually, because of that, the sin entered the world. Ubundi ikintu nacyo cyatumye icyaha kiza mu isi. Actually, Adam and Eve in the beginning, they did not have any kind of idea of taking this fruit of knowledge of good and evil. Mu bisanzwe bigitangira Adamu na Eva nta gitekerezo bari bafite cyo kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha ikiza n'ikibi. However, while communicating with this serpent, ariko mu gihe baganiraga n'inzoka, now they began to receive the thoughts of Satan, the heart of Satan, into their heart little by little. batangiye kwakira ibitekerezo bya Satani mu mitima yabo buhoro buhoro. So after they took the fruit of knowledge of good and evil, bamaze kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha ikiza n'ikibi, they fell into the great fear. baguye mu bwoba bwinshi cyane. Even they could discover that they are being naked, baje no gutahura ko bambaye ubusa, and it was not good in their eyes. ibyo ntibyari byiza mu maso yabo. Actually, it was good in the eyes of God because that is how God created them. ubundi byari byiza mu maso y'Imana kuko niko Imana yari yabaremye. But after they took the fruit of knowledge of good and evil, ariko bamaze kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyekanisha ikiza n'ikibi, in other words, after they received the heart of Satan, mu yandi magambo bamaze kwakira umutima wa Satani, what is good in the eyes of God becomes bad in the eyes of Adam and Eve. ikiza mu maso y'Imana cyahindutse ikibi mu maso ya Adamu na Eva. Actually, God created Adam and Eve being naked. Bisanzwe Imana yaremye Adamu na Eva bambaye ubusa. So it was so good in the eyes of God. byari byiza cyane mu maso y'Imana. Why? Because between God and Adam and Eve, there is no obstacle, there is no barrier. ko hagati y'Imana ndetse na Adamu nta gikuta cyariho nta cyabatandukanyaga. But after Adam and Eve took the fruit of knowledge of good and evil, ariko Adamu na Eva bamaze kurya ku rubuto rw'ubwenge bumenyesha ikiza n'ikibi, they could not stand before God boldly. ntabwo bashobora guhagarara imbere y'Imana bafite ubushizi bw'amanga. Even they tried to avoid the voice of God. bageragezaga guhunga ijwi ry'Imana. Even they tried to cover their naked body with their fig leaves. ubundi bakagerageza gutwikiriza ubwambure bwabo ibibabi by'imitini. They tried to cover their naked body, kugerageza gutwikira ubwambure bwabo. but since it was the fig leaves, ariko bitewe nuko byari ibibabi by'imitini, when strong sun shines, you see that it withers. hacaniraga izuba ryinshi byajyaga byuma, So it's broken in pieces. nuko bigashwanyuka. So they have to make another fig leaves, another fig leaves, another fig leaves cloth.
bagomba guhora bohekanya ibindi biba by'imitini ibindi biba by'imitini kugira ngo bakoremo imyambaro. They had no peace in their heart. nta mahoro bari bafite mu mitima yabo. So God was looking for them. Imana itangira kubashakisha. Adam, where are you? iti Adamu uri hehe? Now he said, because I was naked, so I hid myself. nuko arasubiza ati rwose ubu nihishe ko nambaye ubusa. At that time, God, he did not ask him that, why did you eat the fruit of knowledge of good and evil? Imana ntigeze babaza iti se kuki wariye ku rubuto rw'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi. Actually, according to our understanding, ugende ku myumvire yacu, the proper question is like this, that why did you eat the fruit of knowledge of good and evil, which I had commanded you not to eat? twumva ko ikibazo cyari gikwiye yari uko bazwa ati se kuki wariye ku rubuto rw'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi narabikubujije. According to my understanding, that is the proper question. nkurikije imyumvire yanjye numva aricyo kibazo cyari gikwiye kubazwa. But the question, of God, it was somehow strange. nyamara ikibazo cy'Imana cyo cyari kidasanzwe. Because God asked Adam and Eve, kuko Imana yabajije Adamu na Eva iti, who told you that you were naked? ese ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? He came up with this question, who? yatangiye kubaza ati ese ninde? And finally, the God let them realize that it was done by serpent, which is Satan. amaherezo Imana ibemerera gutahura kumenya ko byakozwe n'umwanzi ari Satani. Which means Adam and Eve, they were deceived by Satan. bivuze ko Adamu na Eva bari bashutswe na Satani. Adam and Eve, they did not have this mind in the beginning. bigitangira Adamu na Eva ntibari bafite iki gitekerezo. But they received this voice of Satan. ariko bakira ijwi rya Satani. Now this Satan is the one that made Adam and Eve take the fruit of knowledge of good and evil. Satani watumye Adamu na Eva barya kuri urwo rubuto rw'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. I believe that you are a human being, and from time to time you may find some evil thought and the filthy ideas in your heart. ndamya neza bitewe n'uko uri umuntu rimwe na rimwe ushobora kwibona imigambi mibi ndetse n'ibitekerezo bibi mu mutima wawe. And don't you think that this is my thought? ese ntujya utekereza uti ibi ni ibitekerezo byanjye? Don't you ask yourself, why do I have this dirty and evil thought? ese ntujya wibaza uti ese kuki ubundi ngira imigambi mibi n'ibitekerezo bibi nk'ibi? Most of people, because they do not know the word of the heart, they just believe that, these are the thoughts from me. abantu benshi ko badasobanukiwe neza imibereho y'umutima w'umuntu baratekereza bati ibi ni ibitekerezo bimvuyemo muri njye. However, through the Bible, we are able to discover this, the existence of the evil spirit. nyamara binyuze muri Bibiliya tubasha gutahura ukubaho kw'imyuka mibi. Some years back, the founder of our mission, was invited to the certain forum. mu myaka yashize washinze IYF yaje gutumirwa mu giteraniro runaka. And he lectured about the word of the heart. nuko atanga ikiganiro kivuga ku bijyanye n'umutima w'umuntu. There, the one mother, she attended that forum, and after the lecture, she raised up her hand for the question. icyo gihe umudamu umwe witabiriye icyo giterane yaraje ajya imbere azamura ukuboko kugira ngo abaze ikibazo. So she asked the founder of our mission a question about her son. yabajije fondateri wa misiyo yacu ikibazo ku bijyanye n'umuhungu we. Her son violated his teacher. umuhungu we yakubise umwarimu we. He's just a student, young student. yari umunyeshuri usanzwe. But he beat his teacher. ariko yakubise umwarimu we. So this mother, she was really bitter in her heart. uwo mugore rero byamubereye ubusharire mu mutima we cyane. Even she did not know what to do. nta nubwo yari azi icyo yakora. That is why she asked this question, so that she may get the advice from the founder. iki cyatumye abaza uwo fondateri iki kibazo kugira ngo abe yamugira inama. The founder, he gave the answer to this mom. fondateri yahaye umugore igisubizo. It is not your son who beat his teacher. arambwira ati rwose si umuhungu wakubise mwarimu. So this mom was shocked. wa mugore aratangara. No, the founder, please, you should know that I give you the exact information that my son is the one to beat his teacher. ati rwose fondateri wibyumva nabi, ibyo ndi kubwira ni byabayeho ko umuhungu wanjye yakubise mwarimu we. Even every classmate, they saw that my son beat the teacher. kandi yamukubita imbere y'abanyeshuri bose bigana bagenzi barabibonye amukubita. But the founder said, no, it's not your son. icyo gihe fondateri avuga ati reka dasi umuhungu wamukubise. It is the certain
force in his mind, in his heart. ati ni imbaraga runaka zari mu mutima we, zari mu myumvire ye. And then he gave the example, to this mom. arangije aha wa mugore urugero. Nowadays there are many youth who fall into the computer games. ati muri iyi minsi hariho urubyiruko rwinshi rwatwawe n'imikino ya mudasobwa. In the beginning, they said to themselves that, okay, I will play these computer games for 1 hour and then I will study. bigitangira babibwira bati ndibuze gukina imikino ya mudasobwa isaha imwe, nyuma yaho ngiye kwiga. And then they do the computer games for 1 hour. bagakina imikino ya mudasobwa isaha imwe. But it's because fun. It's very fun. ariko kuko biba binejeje. Now 1 hour becomes 2 hours, 2 hours turns 3, 4, 5 hours. isaha imwe igahinduka amasaha abiri, amasaha abiri agahinduka abiri, atatu, ane, n'andi arenga. Now, even though they want to quit, they want to stop, they are not able to stop. nubwo bashaka kubireka ntibashobora kubireka. Now you see that, the one who starts the computer game is maybe this, this one, but one who is not able to quit, even though he wants, there must be the certain force. kubera yuko uwatangiye gukina imikino ya mudasobwa ni uwo nguwo nyirizina, ariko utabasha kuyireka aba biterwa n'izindi mbaraga zindi. There are many, the youth who start the drugs, with the certain curiosity. hari urubyiruko rwinshi rwishora mu biyobyabwenge bigatangira ari amatsiko. They more, sometimes their friends, they even just shared. cyangwa se ikindi gihe akabisogonyezwa n'inshuti ze. This is how they start the drugs. bagatangira kunywa ibiyobyabwenge batyo. Sometimes they start the drugs for fun. hari nubwo batangira kunywa ibiyobyabwenge byo kwinezeza. But when they are addicted to the drugs, ariko iyo bamaze kubatwa nabyo, even though they want to quit, but they are not able to quit. naho bashaka kubireka ntabwo babasha kubireka. Why? Because there is a certain force, there is a certain power that drags this man, the people. kubera ko hari imbaraga runaka ziba zishorera aba bantu. I want to quit the drugs. This is his mind. abatekereza ndashaka kureka ibiyobyabwenge. However, there is another power that drags his mind. That another power is from actually evil spirit. akaba izindi mbaraga zindi zimushorera, izo mbaraga zindi zikomoka ku myuka mibi. Even gambling, same. no gukina urusimbi nicyo kimwe. Even the alcohol, same. n'ababaswe n'inzoga nicyo kimwe. You see that there are so many, the invisible power that drags the heart of the people nowadays. muri misi hari imbaraga nyinshi zitagaragara ziba zishorera imitima y'abantu. So many people nowadays, they have the evil thought and they try to fight against these evil thoughts by themselves. abantu benshi usanga bafite imigambi mibi bakagerageza kuyirwanya bonyine ku bwabo. The problem is, even though we have a great wish to fight against these evil thoughts, maybe what is called sin, but we have no ability to overcome them. ariko ikibazo ni uko nubwo twagira ubushake bwinshi bwo kurwanya ibyo bitekerezo bibi, ntabwo tugira imbaraga zo kubinesha. It's because the one who plants the evil thoughts in us, that is the Satan, the evil spirit. impamvu ni uko ubiba bya bitekerezo bibi muri twebwe ni satani, ari we sekibi. And Satan is wiser than us and more powerful than us. satani rero aturusha ubwenge n'imbaraga. That is why no matter how hard we try, even we make up our mind to stop, but we are not able to stop sinning. ni impamvu ko twakwemeza kose kureka ibyaha ntitwabibasha. So one thing that we need to clearly discover, ikintu dukeneye gutahura neza rero ni uko this existence of Satan. ukubaho kwa satani. So let us open to the book of Romans chapter 7. katumbure mu gitabo cy'abaroma ibice 7. Romans chapter 7 from verse 15 to 20. abaroma ibice 7 umurongo wa 15 kugeza ku 20. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. nzi ko muri ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo, ko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice. ku cyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. ariko ubwo nkora ibyo nanga si jya nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Here the Bible says we have a wish to do good. hano birivuga ko dufite icyifuzo cyo gukora ibyiza. Yeah, to will is present with us. ubushake bwo turabugira. I want to do good. ndashaka gukora ibyiza. I don't want to do evil. sinshaka gukora ibibi. Yeah, everybody has that wish. buri wese agira icyo cyifuzo. But problem is, nobody has the ability to do that. ariko ikibazo ni uko ntawugira ubushobozi bwo kubigeraho. It's not our fault.
ibyo si ikosa ryacu, Because the Bible clearly says it is because of this power of Satan. Bibiliya ivuga neza ko biterwa n'izo mbaraga za Satani. If I do what I will not to do, Niba nkora ibyo nanga, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. si jye uba nkibikora ahubwo ni icyaha kimbamo. If I do evil, Niba nkora amabi, if I commit a sin, niba ncumura, it is not because I want to do it, si uko mba nshaka kubikora, but because of sin that dwells in me. ahubwo ni uko icyaha kimbamo. We need to understand this point clearly, Dukeneye gutahura neza iyi ngingo, because by knowing what the problem is exactly, it allows us to get the perfect solution. binyuze mu kumenya neza ikibazo icyo ari cyo tubasha kubona igisubizo gitunganye. Now many people, because they do not know this, the simple truth, bitewe n'uko abantu batazi ku kuri kandi koroheje, that's why even this moment they try to fight against sin with their own power. bituma no muri aka kanya bagerageza kurwanya icyaha n'imbaraga But zabo, we are not able to overcome the power of Satan. ariko nyamara ntitwabasha kunesha imbaraga za Satani. We are not able to overcome the power of sin because we are sold under sin. ntabwo twanesha imbaraga z'icyaha ko twaguriwe gutegekwa n'icyaha. Now that is why we need a savior. niyo mpamvu dukeneye umukiza, But Satan is wise enough. ariko Satani ni umunyabwenge cyane. Satan is very cunning. Satani ni umushukanyi cyane. Now Satan comes to you and whisper to you. Satani araza kugusanga akakongorera, Now you see that you have committed sins. ati dore ubu wakoze You ibyaha, have done something evil. wakoze amabi. Do you think God is happy with that? ese utekereza ko ibyo Imana ibyishimiye? God does not like the sinners. Imana ntikunda abanyabyaha, So you cannot be accepted by God. ntabwo Imana yazakwemera. So you have to correct yourself. ugomba kwikosora, You have to sanctify yourself. ugomba kwiyeza, So you have to try your best to live a good life. ugomba gukora ibishoboka byose ukabaho ubuzima butunganye. Yeah, it sounds understandable and reasonable. That is why so many people, they try to fight against it with their own power. bisa n'ukuri nk'ibyumvikana, n'impamvu abantu benshi bagerageza kurwanya ibyaha n'imbaraga zabo. God, I will come to you after solving this problem of my sin. Imana nzaza ngo usange maze gukemura ikibazo cy'ibyaha byanjye. After sanctifying myself, I will come to you. nzaza nyuma yo kwiyeza. But if you read the Bible, ariko uramutse usomye Bibiliya, God says that you who are thirsty, you come to me, I will give you the water. Imana yavuze ngo mwese abafite inyota nimuze munsange ndabaha amazi. Even Jesus, you who labor and heavy laden, you come to me, I will give you rest. na Yesu aravuze ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. God never says that after solving the problem of thirsty, you come to me. ntabwo Imana yagize ivuga ngo umaze gukemura ikibazo cy'inyota yawe uze unsange. Jesus never said, oh, you first sort out that problem, that the burdens, and come to me. Yesu nigeze avuga ngo banza ukemure icyo kibazo cy'imitwaro yawe ubundi uze unsange. You come to me as you are, and I will take care of your problems. This is what God is telling us. Imana yatubwira ngo ngwino unsange uko wakabaye, nzita ku kibazo cyawe ngikemure. But Satan deceives the people. ariko Satani washuka abantu, Now you are dirty. ati dore uburanduye, Now you are filthy. warahindanye. You first, take care of your issue. banza wite ku bikureba, You first of all sanctify yourself. banza wiyeze, And then you have to go to God. ubundi ubone gusanga Imana. Let us open to the book of Jeremiah chapter 2 verse 13. Ureke tumbure mu gitabo cya Yeremiya ibice 2 umurongo wa 13. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Here we can see that God said there are two evils of my people. Hano Imana yavuga ko ariyo ibyaha bibiri abantu banjye bakoze. What is the first evil? Icyaha cya mbere ngo ni ikihe? They have forsaken me, who is the fountain of living water. Barandetse kandi ari soko y'amazi y'ubugingo. Yeah, Adam and Eve forsook the word of God. Adamu na Eva baretse ijambo ry'Imana. They forsook God. That's why all of us will become thirsty. Baretse Imana ni mpamvu twese twagize inyota. I believe that all of us we agree this point. Ndamye neza ko twese iki kintu tukemeranywaho. Do you agree on this point? Ese muremera iki kintu? All of us we forsake God and we are separated from God. Twese twaretse Imana dutandukana nayo. And now here, what is the second evil? None ikibi cya kabiri ni ikihe? You see, the second evil that according to the scripture is that these people, they try to find the water by themselves. Icyaha cya kabiri nuko aba bantu bagerageza kwishakishiriza amazi ku bwabo. Yes, now because we forsake God, who is the fountain of living water, it is automatic that we become thirsty.
kubera ko twaretse Imana kandi ari isoko y'amazi y'ubugingo bituma tugira inyota. We are separated from the true goodness. That's why we are thirsty of the goodness. Twatandukanye n'ineza y'ukuri, niyo mpamvu twihangira ineza yacu. We are separated from the righteousness. That's why we are thirsty of righteousness. Twatandukanye no gukiranuka, niyo mpamvu tugira inyota yo gukiranuka. And what is the second evil? None icyaha cya kabiri ni ikihe? You try to make the righteousness by ourselves. That is the second evil. Nuko tugerageza kwihangira gukiranuka kwacu, muri icyo cyaha cya kabiri. Try to make our own goodness. This is the second evil according to the scripture. Kugerageza kwihimbira ineza yacu nicyo cyaha cya kabiri ukurikije ibyanditswe. Now this is the deceit of Satan. Iki ni igishuko cya Satani. Hey, you go and make good by yourself. Nimugende mwihangira ibyiza. You have to make your own righteousness. Mugomba kwihangira gukiranuka kwanyu. Now, what is the leaven of the Pharisees and Sadducees? Ese umusemburo w'Abafarisayo n'Abasadukayo ni uwuhe? Today I read Matthew chapter 16. Uyu munsi nasomye muri Matayo 16. When we read Matthew chapter 16, Jesus is talking about the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Dusomye Matayo 16 ubona Yesu yaravugaga ibijyanye n'umusemburo w'Abafarisayo ndetse n'Abasadukayo. So let's go back to the Matthew chapter 16. We shall read verse 6. Kadusubire muri Matayo igice cya 16 turasoma umurongo wa 6. Then Jesus said to them, "Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees." Yesu arabasubiza ati mwirinde umusemburo w'Abafarisayo n'Abasadukayo. We shall read verse 12. Kadusoma umurongo wa 12. Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima, ahubwo ko birinda imyigishirize y'Abafarisayo n'Abasadukayo. What is the doctrine of Pharisees and Sadducees? Imyigishirize y'Abafarisayo n'Abasadukayo ni iyihe? You have to try your best to keep the law. Ugomba kugerageza kubahiriza amategeko. You have to sanctify yourself. Ugomba kwiyeza. You have to live a good life. Ugomba kubaho ubuzima You butunganye. have to fight against sin. Ugomba kurwana You n'icyaha. should live a good life. Ugomba kubaho ubuzima butunganye. Now, this is the doctrine of Pharisees and Sadducees. Iyo myigishirize y'Abafarisayo ndetse n'Abasadukayo. Now, you see that this is the second evil. Iki nicyo cyaha cya kabiri. The Bible clearly tells us that we are not able to overcome sin by ourselves. That's why we need a savior. Bibiri tubwira ko tutanesha icyaha ku bwacu, ariko ari impamvu dukeneye umukiza. But you see that many people, they follow these doctrines that, oh, I have to try my best to sanctify myself, to live a good life, to stop sinning. Ariko abantu benshi bakurikije imyumvire kwibwira ngo ngomba kugerageza gukora neza, nkagerageza kwirinda ibyaha. Oh, I have sin in my heart, so I have to remove the sin from me. N'igihe nibonye icyaha mu mutima wanjye nkagerageza kucyikiza. So many people live like this. Abantu benshi babaho batyo. And they try their best to remove the sin from their heart. Bakagerageza kwikuraho ibyaha mu mitima yabo. But the more they try, the more they fall into the confusion and condemnation and despair. Nyamara ko barushaho kugerageza no kurushaho kugwa mu gutsindwa, urujijo no kwiheba. Dear viewers, how many years have you tried to stop sinning? Nshuti mukurikiye, ese ni imyaka ingaho maze ugerageza kwirinda ibyaha? How many years have you tried to fight against sin? Ni imyaka ingaho maze ugerageza kurwana n'icyaha? How many years have you tried to become perfect, righteous, and live a good life? Ni imyaka ingaho maze ugerageza kuba umukiranutsi utunganye, ubaho ubuzima butunganye? Now, before Jesus came down this world, even all Israelites, they had been taught by the Pharisees and scribes. Mbere ko Yesu aza muri isi, Abisirayeli bajyaga bigishwa n'Abafarisayo n'abanditsi. They tried their best to follow the word of God, even try to keep the law of Moses. Bageragezaga cyane gukurikiza ijambo ry'Imana, bagerageza kubahiriza amategeko ya Mose. But even though they may know what is written in the law, nubwo bashobora kumenya ibyanditswe mu mategeko, but as we shared the book of Romans chapter 7, nkuko twabiganiriyeho mu gitabo cy'Abaroma ibice 7, even though I want to do good, but I do not do. nubwo nshaka gukora ibyiza ariko simbibasha. I do not want to do evil, but I do it. Sinshaka gukora ibibi ariko nisanga nabikoze. Why? Because of the sin that dwells in me. Kubera icyaha kimbamo. Because of that power of sin drags us. Kubera ko imbaraga z'icyaha zidushorera. Because of that power of sin, bitewe n'izo mbaraga z'icyaha, now you see that many years we live in condemnation.
tubaye imyaka myinshi cyane twiciraho iteka. But now, even now in this generation, so many people, they follow the doctrines of Pharisees and the Sadducees. Ariko numurikiraga abantu benshi baracyakurikira imyigishirize y'abafarisayo n'iy'abanditsi. But when Jesus came down this world, he began to preach in a different way. Ariko ubwo Yesu yazaga muri isi yatangiye kubwiriza mu buryo butandukanye. Now human heart is evil. Ati umutima w'umuntu ni mubi. Even you heard that you shall not commit adultery. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. But if you lust for woman, ariko nureba umugore ukamwifuza, it means that you have already committed adultery. bivuze ko uzamaze gusambana nawe. You know, God sees your heart. Imana ireba mu mutima wawe. You are born in sin. wavukiye mu cyaha. You are born with this evil seed. wavukanye imbuto mbi. That evil heart that proceed the evil thoughts. umutima mubi havumukamo ibitekerezo bibi. Now when people listen to the word of Jesus, ubwo numvaga iryo jambo rya Yesu, they could clearly sense that these teachings are different from the doctrines of the Pharisees and scribes. baje gutabara ngo iyi nyigisho itandukanye rwose n'imyigishirize y'abafarisayo n'abanditsi. Even though people tried their best to follow the doctrines of the Pharisees and Sadducees, ubwo bageragezaga cyane gukurikira imyigishirize y'abafarisayo n'abasadukayo, because they continuously failed, kubera ko bahoraga batsindwa, they continuously violated the laws. bahoraga bica amategeko. That's why they ended up remaining, in despair and their fear. byaragiye n'undi bagumiye mu bwoba no kwiheba. However, when they listened to the word of Jesus, ariko ubwo bumvaga ijambo rya Yesu, now Jesus clearly revealed what the main problem is. Yesu yabahishuriye neza ikibazo nyamukuru cyari cyo. I was born in sin. ati navukiye mu cyaha. The reason why I keep having this evil thought and evil, the mind, impamvu nkomeza kugira imigambi mibi n'ibitekerezo bibi, it is because I was born with this evil seed. nukora ko navukanye imbuto mbi. I was born with this leaven. navukanye umusemburo. And I'm not able to even remove this leaven by myself. kandi uyu musemburo sinawikuramo. Sin that dwells in me dragged my heart and dragged my life. icyaha kimbamo gishorera umutima wanjye kikanshorera ubwanjye. Now once they realize that they are not able to solve this problem of sin by themselves, bakimara kumenya ko batabasha kwikemurira ikibazo cy'icyaha, from that moment they take heed to the word of Jesus Christ. ubwo iki gihe bateza ugutwi ijambo rya Yesu Kristo. One who tells me what the main problem is, he must have the solution too. bati uyu mbwira ikibazo cyanjye cyari icyo, ashobora kuba nawe afite umuti. When we are sick, we go to see a doctor. iyo turwaye tujya guhura na muganga. Through the many tests and examinations, you see that doctors first get what kind of disease you have. binyuze mu masuzuma menshi akora, abashaka kumenya indwara ufite iyo ariyo. You have malaria. ufite malaria. You have typhoid. cyangwa ufite tifoide. You have maybe tuberculosis. ufite igituntu. And then according to this diagnosis, the doctors give you the medication or injection, maybe sometimes even the surgery. hagendewe rero kuri ibyo bisubizo umuganga kwandikira imiti, akagutera inshinge cyangwa akaba yanakubaga. Doctors let you know what kind of problem, what kind of disease you have, as well as the solution. muganga akumenyesha indwara ufite iyo ariyo, akakumenyesha n'umuti wayo. Jesus tells you what kind of problems you have and then solution too. Yesu akubwira umuti ufite, akubwira ikibazo ufite, akakubwira n'umuti wacyo. But the doctrines of the Pharisees and the Sadducees, ariko imyigishirize y'abafarisayo n'abasadukayo, just to condemn you. ni ukugucira iteka gusa. Keep the law. ubahiriza amategeko. If you break the law, you will be destroyed. niwica amategeko uzarimbuka. You will perish. uzarimbuka. Whoever stands under the law, they are under the curse. This is what Bible is telling us. biva ko umuntu wese uhagaze mu mategeko aba ari ikivume. Dear viewers, all of us, we are born with this sin and this evil seed. And we are not able to remove this sin by ourselves. That's why God Jesus, He came down this world. Who is Jesus? God's only begotten Son. For God so loved the world, He sent us His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now many people, they live with this leaven.
abantu benshi babana n'uyu musemburo. This is the leaven, this leaven is the deceit of Satan. Uyu musemburo ni igishuko cya Satani. You have to try your best. Ugomba kugerageza ibishoboka You byose. have to sanctify yourself. Ugomba kwiyeza. You have to repent for your sins whenever you commit. Ugomba kwihana ibyaha byawe uko wabikoze. We have listened to this voice for many years. Twamaze imyaka myinshi twumva amajwi And we nk'aya. have tried to follow this, the way. Twagerageje kurikira izo nzira. Have you ever become the perfect righteous before God? Ariko se byigeze bikugira umukiranutsi utunganye imbere y'Imana. Have you ever got the true peace in your heart following this way? Ese gukurikira inzira wigeze ubona amahoro y'ukuri mu mutima wawe? Not at all. Habe na busa. You see that you still have the condemnation. Bakiciraho iteka. You still have fear. Bacyafite ubwoba. Why? Kuki? Because that is not the perfect solution. Kubera ko icyo atari cyo gisubizo gitunganye. God sent us Jesus Christ. Imana twohereje Yesu Kristo. Jesus Christ, He took the sin of the world. Yesu yikoreye ibyaha by'isi yose. And the condemnation that we are supposed to receive, He received on our place. Iteka twagomba kuzacirwaho yaryiciriyeho mu cyimbo cyacu. Judgment that we are supposed to receive, that Jesus, He received on our place. Urubanza twagombaga kuzabona Yesu yarwishyizeho ku bwacu. The death we are supposed to pay, Jesus, He paid for us. Urupfu twagomba kuzishyura Yesu yarwishyuye mu cyimbo cyacu. Because of that Jesus, Kubera Yesu uwo, we are able to become perfect righteous. twabashije kuba abakiranutsi batunganye. And because of these works of Jesus Christ, Kubera imirimo ya Yesu Kristo, now we are able to have the right to become the children of God. tubona ububasha bwo kuba abana b'Imana. Because of the Jesus Christ. Kubera Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. This is what Bible is telling us. Iki nicyo Bibiliya itubwira. Now, even the Apostle Paul, after Jesus was crucified at the cross, Yesu amaze kubambwa ku musaraba rero, he said in this way, yaravuze ati 1 Corinthians chapter 5, verse 7. mu Bakorinto ba mbere ibice 5:7. Let us check what Apostle Paul, he is telling us. Reka turebe ikintu nka Pawulo atubwira. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Abakorinto ba mbere ibice 5:7. Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed, Christ, our Passover, was sacrificed for us. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobere ishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera koko, kuko pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Do you know how Satan is telling us? Ese uburyo Satani atubwira? You have to remove the leaven from your heart. Ugomba kwikuraho umusemburo mu mutima wawe. You have to remove the sin from your heart. Ugomba kwikuraho icyaha mu mutima wawe. That is when God can receive you. Icyo gihe Imana ishobora kwemera. But do you know what Bible is telling us? Ariko uzi icyo Bibiliya itubwira? You are unleavened. Iti mwakuyeho umusemburo. You are no longer with leaven. Ntimukiri umusemburo. Why? Kuki? Because of the Jesus Christ, who is the Passover. He was sacrificed for us. Kubera ko Yesu Kristo uri pasika yatwitangiye. Because of the blood of Jesus. Kubera amaraso ya Yesu. You know, on the day of Passover, they put this blood on the doorpost and the lintel of the door. Ku munsi wa pasika bajyaga basiga amaraso ku nkomanizo no mu ruhamo rw'umuryango. Because of that blood, Kubera ayo maraso, which represented the blood of Jesus. ari yashushanya amaraso ya Yesu. Now, the judgment could pass over. Urubanza rwashoboye gutambuka. In the same way, Nicyo kimwe. the judgment which is supposed to come to us because of leaven we had, Urubanza rwagomba kutuzamo bitewe n'umusemburo dufite. now that Jesus removed it. Yesu yawukuyeho. That is why, because of that sacrifice of Jesus, Kubera icyo gitambo cya Yesu, the Bible says we are unleavened. Bibiliya iravuga neza ko nta musemburo turiho. This is the works of Jesus Christ. Iyi ni imirimo ya Yesu Kristo. Are you going to believe in the doctrines of the Pharisees and Sadducees, or are you going to believe in this word of God, spoken by the Apostle Paul? Ese uzizera uyu musemburo w'abafarisayo n'abanditsi cyangwa uzizera ijambo ryavuzwe n'intumwa Pawulo? I really hope that you compare these two and believe what is believable. Nirinkeneye ko twagereranya ibi byombi tukizera icyo kwizerwa. Remember that you are unleavened Muzirikane ko mwakuyemo umusemburo because of the works of Jesus, kubera imirimo ya Yesu, because of the sacrifice of Jesus Christ. kubera igitambo cya Yesu Kristo. Let's pray. Dusenge. Heavenly Father, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimiye. You have given us this precious moment. Waduha aka kanya k'igiciro cyinshi. You allowed us to share the word.
watwemerera gusangira ijambo. May this word become the greatest strength in our heart, Twemerera ijambo ridindukira imbaraga zikomeye mu mitima yacu, so that this word may lead our life. kugira ngo iri jambo riyobore ubuzima bwacu. May you bless everyone who watched this video, umugisha abantu bose bazabona iyi video, so that this word may become the great hope in their life. kugira ngo iri jambo rizabahindukira ibyiringiro bikomeye mu buzima bwabo. Father, we thank you. Data turagushimira. I pray everything in the name of Jesus. Usenze byose nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. See you next time. Ndabashimiye cyane naho ubutaha.